Muraho neza. Tugiye kurebera hamwe ibiciro bya YouTube. Uburyo YouTube yishyura guhera hasi kufite views nkeya 1000 kugeza hejuru. Ubundi hirya no hino ku bakiriya ba YouTube bagenda babona amafaranga atandukanye bitewe nuko bakoze views 1000. Nizo twahisemo guheraho kugira ngo turebe amafaranga fatizo ushobora guhabwa uri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuba wararebwe n'abantu bari hirya no hino mu isi, ariko ikigereranyo gikunze kuba aya mafaranga ayanga ngiye kukubwira. Ubundi views 1000 ni amadolari n'ibice 5 ashobora kuza hasi cyangwa se akaza hejuru, ariko bikunze kuba ari amadolari 4 cyangwa 5. Hari igihe azamuka akagera muri 7 cyangwa 10, ariko abenshi bari mu gihugu cy'u Rwanda bakunze kubona amadolari 4. Ahangaha ni hahandi ya video yabiba yarebwe ikarebwa mu rugero ntirebwe cyane ngo abantu bayitindeho cyane. Reka twongere tuzamuke tujye kuri views 10,000. Views 10,000 ni amadolari 45, ariko cyane cyane ubona yanga kubera ko video yawe batayirangije, bayirebye we nka kimwe cya kabiri cy'iminota irimo, ifite iminota 20, bakaba bayirebye nk'iminota 10, bakareba kimwe cya kabiri cy'amatangazo yo kwamamaza kirimo. Reka tuzamuke tujye hejuru ho gatoya kuri baba content creator bakora cyane b'abanyamahirwe, umugira 100,000. Views 100,000 YouTube izishyurira amadolari 450. Aya mafaranga uyumvise wakumva ari akayabo, ariko bitewe n'ayo umuntu aba yashoye ntabwo ari menshi cyane. Ukomeje ugakuba ukagenda uzamuka, wabona n'abandi bagira views nyinshi cyane, amafaranga bagenda babona. Ibi byose ubigeraho kubera ko wakoze cyane, ugakora ukiyuha kuya, kubera ko gukorera YouTube ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari benshi bakoze bikanga, bakomeza bashyiraho amavideo kuri YouTube channel zabo, ariko ntibabone views. Bakibaza bati ese nge YouTube yaba inzira? Akenshi abantu bamaze kuba monetize batangira gusa n'abasubira hasi. Abenshi bakeka ko YouTube ibi kubacekinga birebe neza niba bacika intege, ariko sibyo. Ahubwo YouTube ibishaka ko abantu bakora cyane, ibishaka ko nta gucika intege kubamo. Ahangaha inama nakugira numara kuba monetize ukabona video zawe ziri kugenda zisubira hasi cyane, ntuzacika intege, uzakore cyane, ukomeze ukora ibintu biri karite, kabone nubwo bitarebwa, ukomeze ukurukireho, bizageraho birebwe, YouTube yongere kwibuke. Ubuzima bw'aba content creator hirya no hino abenshi bagitangira usanga bugoye, usanga kubona internet ari ikibazo, ari ukujya hahandi haba internet rusange atabasha kuyigurira, abona ari ibintu bigoranye cyane. Uko agenda azamuka agenda yiyungura gake gake, azamuka akagenda abona amafaranga akigura internet. Niba yakoreshaga telefone akagura kamera, agatangira kuba content creator munini, icyo gihe ntago bagitegereje inyungu za YouTube gusa iyo channel imaze kuba nini, ahubwo hari n'izindi nyungu nyinshi cyane zitandukanye zigenda ziza bitewe na channel ye nini irebwa cyane. Aha twavuga nko kwamamaza, yamamariza ibigo bitandukanye, amakampani atandukanye, ndetse nawe bwite hari igihe bafite ibindi bintu akora akagenda bishyiramo, bikagenda bitera imbere, bigakundwa cyane. Ushobora kuba ufite nk'iduka ricuruza ibikoresho runaka, wakwifashisha YouTube channel yawe yakuze cyane ukabona abakiriya benshi. Tuzi neza amakampani menshi afotora mu makwe, akora amavideo atandukanye, ariko afite n'ama YouTube channel yateye imbere akazamuka, nayo ma business yawe yo gukora amafoto ndetse n'amavideo akazamuka cyane bitewe na ya macano. Ni byinshi YouTube channel yakungura uramutse uyikoreye, kabone nubwo utategereza amafaranga ya monetize. Ugomba kuba ibyo ukora ubizi neza, ufitemo experience, ufitemo ubunyamwuga, ufitemo ukuri, utari umunyamanyanga. Reka nkwibira ibanga, hari aba YouTuber benshi bakunze gusapotinga aba YouTuber batoya bakagira ikintu gito babishyura. Ibyo nabyo ni inyungu ya channel. Akeshi
Ibi bikunze guhira babandi b'inyangamugayo, bamwe bavugisha ukuri, bamwe bataryarya. Uwo tureba kandi udukurikiye wibaza inyungu ya cano, nizera neza ko wamaze kuyumva. Hari benshi bumva ko monetize aricyo kintu cya mbere, ariko ntabwo ari byo. Gusa nabyo abenshi barabikorera bakanabigeraho, bagahembwa n'amafaranga menshi, ariko amasheni menshi ariho ntabwo ari uko ari monetize. Ikindi ntabwo kuri monetize ariho hatanga inyungu gusa. Wowe utureba ariko ukaba ufite cano nini wenda bademonetije, inama nakugira nuko utayireka. Ugomba gukomeza gushyiraho amavideo, igakomeza ikarebwa cyane, igakundwa cyane. Uzayikoresha wamamaza, ndetse n'izo nyungu nyinshi zitandukanye nakubwiye haruguru uzabasha kuzigeraho. Yewe nta n'uzarabuka ko utari monetize. Kandi ikindi, kuba waba utari monetize ntibyatuma abashaka kwamamaza bacishije kuri cano yawe batabikora. Iyo yari inama y'ingenzi wowe utwumva ushobora kuba ukeneye. Ushobora no kuyisangiza abandi, ubuzima bukagenda neza, YouTube channel akabungukira. Reka nshimire wewe wari udukurikiye udahwema kubana natwe. Ngiye wumvaga ni Twizerimana Gerard, nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.